Birashoboka ko atari ubwa mbere waba umubonye ku mbuga nkoranyambaga ukoresha, ariko ni mu gihe yarabivunikiye kuba icyamamare kuri uru rw'isi. Yitwa Amani Vitus Nzala. Imani Vitus Nzala. Umunyarwenya ukomoka mu gihugu cya Tanzania wamenyekanye cyane nka Uncle Nzala ku mbuga nkoranyambaga nka TikTok, Instagram, YouTube n'izindi. Uretse ko abantu benshi baragiye impaka nyinshi ku myaka y'abafite, hari n'abibaje ibibazo byinshi ku rugendo rw'urukundo kugeza mubaje byinshi kuri iyo ngingo. Muri ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tujye kuvuga ku rugendo rwo kuba umunyarwenya ukunzwe cyane muri Tanzania, tunibande ku cyatekereza ku rugendo rwo kujya mu rukundo no kubaka. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi. Bayi ikaze mwese mwemewe kuri iki kiganiro. Ku itariki 21 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2002 nibwo Amani Nzala uzwi nka Uncle Nzala yavutse. Avukira mu mujyi muri Tanzania witwa Iringa, umujyi utari uteye imbere mu birebana na sinema. Muri uyu mujyi witwa Iringa niho Uncle Nzala yatangiriye kuba umunyarwenya agaragariza impano ye bwa mbere. Ariko se ntabwo wakibaza icyaba cyaramukundishije gukina filime z'urwenya kugeza akoze byinshi abye batatekereza ko yakora. Byinshi abana bacu bareba nibyo bahinduka byo. Uncle Nzala akiri muto yakundaga cyane abakinnyi babiri b'abanyarwenya muri Tanzania, harimo Mzee Majuto na Senga. Mombasa, Nairobi. Abana avuga yuko aro batumye agira imbaraga zo kuba umunyarwenya. Kuri we yumvaga nabo azaba umunyarwenya, dore ko yari amaze no kwihitiramo izina azajya akoresha. Akiri umunyeshuri mu myaka yo hasi yakundaga kwiyita Uncle nk'uko biri mu rurimi rw'icyongereza, ariko akabyandika mu rurimi rw'igiswahili ukabyumva. Yakomeje gukora utuvido duto mu mujyi akomokamo, gusa amaze kubona yuko abantu baho badashishikajwe cyane na filime z'urwenya yakoraga, yerekeza mu murwa mukuru wa Tanzania, Dar es Salaam, aho yashaka kumenyekanisha ibikorwa by'ibyanga bikunze. Gusa ariko mu gutangira kwa Uncle Nzala ntabwo byari byoroshye. Ntabwo amarembo yaramufunguriwe ku kanya, yabanje kwihiringa n'ibikoresho bike, video zikagaragara nabi bitewe n'ibikoresho yakoreshaga. Abantu benshi bakama comment nyinshi mbi, nyamara like izo ntizigaragare, like zikabura, views zikabanye. Uncle Nzala avuga yuko uyu munsi yereka urukundo rwinshi n'abantu atazi niba barumwereka kuko babyitayeho cyangwa se bamwereka kubera kubura uko bagira, ariko akababwira yuko ari urukundo yari akeneye agitangira kurusha rukeneye uyu munsi. Gusa ntabwo ari ukubihenuraho, avuga yuko ashimira abafana be uyu munsi kandi ko abakunda cyane. Akomeza avuga yuko nta bafana uyu munsi ntacyo yaba aricyo. Abantu batangiye kumenyera filime ze z'urwenya yashyiraga ku mbuga nkoranyambaga ze, batangiye kujya bibaza cyane imyaka y'abafite. Bamwe bakibaza niba ari umwana ukuranye impano cyangwa se ari umuntu wakuriye mu ruhu. Abantu bavugaga yuko ari umuntu mukuru babaga bari mu kuri, kubera yuko Uncle Nzala uyu munsi afite imyaka 24 y'amavuko, nyamara abagaragara nk'umwana w'imyaka nibura nk'icumi cyangwa se 12. Mu magambo make, uko Uncle Nzala agaragara ubwabyo ni kimwe mu bintu byatumye yigarura imitima abakunzi benshi b'urwenya arushaho gusa narwo. Mu biganiro bimwe na bimwe yagiranye n'ibitangazamakuru yabanje kuyaca ku ruhande ikibazo kimubaze imyaka afite, gusa nyuma yaho aza gutangaza imyaka ye mu buryo bweruye. Nyuma y'igihe Uncle Nzala amaze kumenyerwa nk'umunyarwenya muri Tanzania ukomeye, bimwe mu bitangazamakuru byamubajije niba kuba agaragara nk'umwana bitamubera imbogamizi. Asubiza ko kugaragara uko ariko agaragara nk'umwana atabona nk'imbogamizi, ko ahubwo abibona nk'amahirwe, dore yuko arushaho gusa nk'urwenya ndetse ko abantu benshi babimenyereye. Uko Uncle Nzala arushagaho kumenyekana niko arushagaho gufungura imiryango y'amahirwe mu rugendo rwe rwo umunyarwenya ukomeye. Ibi yabigaragarije imbere y'umuherwe Mohamed Dewji wo mu gihugu cya Tanzania, umunyapolitiki ukomeye cyane, akaba n'umwe mu mabiliyoneri bakeya Afurika ifite. Ibi ngibi bigaragaje nyuma y'aho bagiranye gahunda yo guhura bakagirana ibiganiro bishingiye kuri business. Iki gihe Uncle Nzala yateguye akavideo gato aho telefone yarimo isona igasa nk'iri kubarogoya irogoye ikiganiro barimo bagirana, bikagaragara nk'aho Dewji yarabangamiwe cyane n'iyo telefone. Iyo video imaze kugera ku mbuga nkoranyambaga yakunzwe n'abantu benshi, ubundi itangira gusakazwa cyane kuri izo mbuga nkoranyambaga. Nyuma y'uko Uncle Nzala ahuye namo Dewji cyangwa se Mohamed Dewji, Uncle Nzala yatangaje ko Dewji ari umuntu udaca ibintu ku ruhande, ko ari umuntu uba ufite intego. Anatangaza uburyo uyu mugabo yitaye ku ikipe yabo. Iyo kipe yabaga avuga ni Yanga SC yo mu gihugu cya Tanzania, aba bombi babahuriyemo gufana by'indani. Nyuma y'umubano Uncle Nzala yagiranye na Mohamed Dewji ukagira uruhare rukomeye mu kumenyekana kwe
nawe yahise atangira kugira uruhare mu kumenyekanisha umuhanzi D-Voice wo muri Tanzania wari ukizamuka kandi akaba ari muto kuri we. Uyu D-Voice we yavutse mu mwaka wa 2004. Uncle Nzara yahoraga yamamaza indirimbo za D-Voice ku mbuga nkoranyambaga akoresha, akajya nongeraho caption igira iti mudogo wangu. Uretse no kwamamaza indirimbo za D-Voice muri ubwo buryo, yanakunze kugaragara mu ndirimbo ze nk'iyitwa T-shirt yangu. Indirimbo agaragaramo arimo abyina, ugiye kuri YouTube yabibona. Kuri ubu D-Voice ni umwe mu bahanzi muri Tanzania bakomeye, dore ko anamaze gukora indirimbo na bamwe mu bahanzi bakomeye cyane muri Afurika y'Uburasirazuba, harimo nka Zuchu na Diamond Platnumz. Nyuma y'iyo mpano, Uncle Nzara yongeye kutwereka impano uyu munsi idushimisha cyane iyo turi gukora video zabo. Birashoboka ko abantu benshi dushobora kuba tutararebye video za kera za Uncle Nzara, ariko kandi tumuzi ari kumwe n'uyu munyarwenya witwa Handsome wa Dunia, nawe ukunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko TikTok na Instagram. Ushobora kuba uhise wibaza uti baba barahuye bate? Nanjye nicyo kibazo namanje kwibaza. Nkuko Handsome wa Dunia byivugiye ubwo yagiranaga ikiganiro gitangazamakuru, umubano wa bombi watangiye kera cyane ngo kushko tubitekereza, ngo na mbere yuko aba bombi b'abanyarwenya. Handsome wa Dunia avuga yuko bahoze ari inshuti za mbere, mbese akaba ari nk'umunyamuryango. Tugarutse mu biganiro Uncle Nzara akunze kujyana n'ibitangazamakuru, reka tuvuge ku rugendo rwe rw'urukundo. Kugeza ubu ntabwo Uncle Nzara yari yashaka umugore ngo ariko afite umukunzi. Ubwo abazwaga n'igitangazamakuru cyo muri Tanzania cyitwa Wasafi yazashakira, yasobanuye yuko adafite umwaka runaka azashakiraho, ko ahubwo Imana ariyo izamugenera igihe azashakira. Ntabwo ari uyu mwaka, ariko kandi wanabaho ntabwo ari uzakurikiraho kandi nawo wabaho. Bakiri kuri iyo ngingo yo gushaka, Uncle Nzara abajijwe amafaranga ashobora guha umukunzi we, asubiza ko aho kumuha amafaranga yahitamo kumuha impano, ariko kandi nayo idahenze cyane. Bamubajije niba yaha umukunzi we miliyoni 10 z'amashiringi yo muri Tanzania, ababwira yuko atamuhaye amafaranga angana gutyo. Baramumanura bayashyira ku muri miliyoni 5 z'amashiringi ya Tanzania, nabwo arabahakanira, abwira ko amafaranga ahabwa n'Imana ari gukemura ibindi bibazo no gukoresha ibindi bikorwa bitari kuyaha abakobwa uko yiboneye, kandi ko ashimira Imana kuba yaramuhaye make muri ayo. Nyuma y'utu tubazo duke yabajijwe n'igitangazamakuru cyitwa Wasafi Media gikora nka radio ariko yo kuri YouTube, yahise yinjizwa mu mukino wo kumubaza ibibazo birera no kumenya uko afata urukundo. Itegeko ry'uyu mukino kwari ukwerekana uruhande rw'icyapa cyanditseho yego mu gihe yemeranya na statement, cyangwa se uruhande ruhakana rwanditseho oya mu gihe atemeranya na statement. Uyu mukino ntabwo awukiniye wenyine, yanawukiniye n'abanyamakuru bose baraho. Statement yaragiraga iti: ese ushobora kwemera gutandukana n'umukunzi wawe muri kumwe nonaha mu gihe waba uhawe amashiringi miliyoni 500 z'amatanzania ngo bikore? Nta kubitekerezaho kenshi cyane, Uncle Nzara yahise yerekana uruhande ruvuga ruti yego yabikora. Mu gushyigikira umwanzuro we, Uncle Nzara ahita avuga ati: ariko miliyoni 500 z'amashiringi yo muri Tanzania murazizi, muzi yuko nshobora gutandukana nawe, bamara kuyama nkahita nkura mu makeya cyane gusa nkamugarura kandi akabyemera. Statement ya kabiri yaragiraga iti: ese ushobora guteretana n'umuntu urenze umwe? Uncle Nzara ati yego. Baratangara cyane. Uncle Nzara aravuga ati: simbabeshye, ngende umwisilamu, ndabyemerewe. Statement ya gatatu iravuga iti: ese wigeze wifugisha? Ati yego kandi inshuro nyinshi cyane. Statement ya kane iravuga iti: ese wigeze ukunda umugore w'abandi? Ati yego byabayeho. Statement ya gatanu baramubaje bati: ese wateretana n'umuntu udakunda? Ahangaha niho Uncle Nzara yavuze ati: oya, ntabwo nabikora. Ndagushimiye wemeye kuba natwe muri kiganiro kujya gisoje. Niba wifuza ko hari undi muntu twazagukoreraho ikiganiro, twandike muri comment. Nitwe Nsengiyumva Olivier, iri soko y'ubuvumbuzi. Nawe utaha.